turasaba irembo ariko umunsi ntabwo twari twatuje ko bikomeza bikagera kuri iyi saha. Twabemereye nk'inshuti zitajya zidutenguha, inshuti dusangira byinshi. Twabemereye barakomeza batwibutsa urwo rugendo twakoranye, banatubwira ko baje kugusaba. Icyo ngicyo nabyo byadutunguye. Nawe byagutunguye? Birashoboka. Hari n'akandi kantu ushaka kukwibirahirije uyu munsi, uzi ko nyirabayazana kuri ya mazina yose uzi, uyu munsi yagabanya irindi zina rya Ernest. Nawe ariko uzajya ubyongeraho, barambwiye ngo niko witwa nyirabayazana, ariko ntabwo ariko azajya yitwa ya mazina. Uno munsi nategereje igihe kinini, imyaka yose n'uyu nari ntegereje, na mu buzima bwanjye ibyishimo ntibyari byuzuye. Nanyuze muri byinshi ntazi ko ntazongera guseka, ariko uyu munsi n'ibyishimo byanjye. Ateranye ati ndagukunda mwiza wanjye. Ariya magambo yafashe muri kamera uzajya uhora uyibuka. Wow, Mimi arishimye, very excited. Amashimwe cyane. Wow. Iyi ni Impeta. Gospel today, the gospel message to the world.
amashyi nanone tumushimire umukobwa wacu. Ndagira ngo aba babyeyi muze mbere kandi mujye kuba muhagaze baza gushyiramo n'andi magambo akomeye cyane ku buryo yanatumye ibyo twari turimo tubireka. Urumva yari yoroshye, yari akomeye. Bibukije yuko ubushize bigeze kuza iwacu basaba irembo, ariko umunsi ntabwo twari ko bikomeza bikagera kuri iyi saha. Twabemereye nk'inshuti zitajya zidutenguha, inshuti zisangira byinshi. Twabemereye barakomeza, batwibutsa urwo rugendo twakoranye, banatubwira ko baje kugusaba. Ibyo ngibyo nabyo byadutunguye. Nawe byagutunguye? Birashoboka ko baje kugusaba. Tubanyuza muri za nzira z'umuco zose, dusanga biteguye kuzinyuramo, bazinyuramo neza, barazitsinda pe. Tunagera kubasaba inkwano kuko tuzi neza ko abakobwa b'iwacu ntibagendera aho. Inkwano nazo bazitanze, amashashi abiri meza rwose ku buryo aberanye nawe. Tugushimire rwose nk'umwana mwiza watubereye umwana muzima, umwana utuma umuryango wacu umuryango wacu useka ukishima, binatuma n'andi mahanga yumva mu by'ukuri akwifuje. Wabaye umwana mwiza. Ubwo rero banagusabye baragukwa, turanagutanga. Atari ugutanga byawe n'ibyo kugira ngo umuntu agirirwe nabi, ahubwo ari ugutanga kugira ngo uzajye gutanga ubuzima. Urumva? Ni ukugutanga kugira ngo uzatange ubuzima. Urumva? Babyumvise? Ntabwo ari ugutanga kugira ngo bibe biyoboya, turagutanga kugira ngo uzagende uwo muco mwiza, imyitwarire yawe myiza yose bazayigusoromeho. Uzatubera umwana mwiza. Inshuti yanjye Innocent, igere hano rwose. Hari imvugo y'iki gihe ngo ibyo yakobokeye niba gukobokera sinzi, ahubwo ntabwo ari byo. Ibyo waharaniye kugeraho. Aba ni abaharaniye icyuzi. Hashize iminsi. Kubw'ibyo rero icyo waharaniye kigezweho. Uyu ni uwa Rwego Ernestine. Hari n'akandi kantu ushaka kukwibirahirije uyu munsi. Uzi uko nyirabayazana kuri ya mazina yose uzi, uyu munsi yagabanya irindi zina rya Ernest. Nawe ariko uzajya ubyongeraho. Barambwiye ngo niko witwa nyirabayazana, ariko ntabwo ariko azajya yitwa ya mazina. Barambwiye ngo witwa na Ernest. Iryo zina ntirizanaveho, n'ejo bundi ni mu myirondoro tuyemeza, gatereho ntacyo gatwaye. Maze rero inshuti yanjye karame Mwiza, ibyo waharaniye bigezeho. Nguyu Ernest. Niba munshimiriye. Nguyu Ernestine. Ameze nk'abandi, nta mitongero myinshi nka kwa kundi ngo abana ngo ibiki. Uje nta birimo iwacu, bari abana batubereye ibihamya. Ko mudashyizemo impundu. Nuko izo mpundu z'urwanaga. Maze rero sinashobora kugutambagiza mwana wanjye, ahandi urahatambagizwa na Bobo. Bosco, ngwino byaciyemo, ngwino. Ntabwo urabimenya. Ngwino turagiye gukira ku bintu byo kugarama mu kirambi no gukinguza umugero ukiramiza amandazi birarangiye. Urakoze cyane. Reka duhuze ibiganza tumushimire umubyeyi. Ati Bosco, wimenye nawe nturi muto. Ndagira ngo mutere intambwe nk'eshatu mwegera imbere. Aha, ndagira ngo duhere kuri we wambaye fime. Ese wazikuyemo tukareba kureba koko? Mureba? Uranareba neza rwose. Tera intambwe Bosco, hari ubutumwa ashaka kukugezaho. Rekura Mimi. Tera intambwe Bosco, hari ibaruwa yakwandikiye ashaka kukugezaho. Reba hariya bagufotore. Nawe gera hariya. Bugumye aho ngaho, aho iruhande rwe. Ariko ureba imbere. Hagarara nk'uko ahagaze. Uri gutera umugongo, hagarara hariya ureba imbere. Yego, gutyo rwose. Aha, nawe. Ubwo butumwa Bosco abahaye mwabushimye, ni mu bushima muragira gutyo.
aha ngaho nimufatana agafoto mushyiremo hagati mugire gutya muti umukwe uremewe mbere cyane. Fata ku gafoto. Ndashaka kubona nimero z'inkweto murenga hariya. Mimi nyine ubwo byarangiye cyo kuzana umubwire umubere umubwire uti gashiki kacu mana we ugiye ahantu heza mama shenge uyu we baranasa photocopy ariko mana nimweshya murebe mugende hariya tubone nimero z'inkweto murenga hariya. Akamverope gatumye batanga mushiki wabo mubaha amashyi. Ibintu bigiye kubera hano birakaze. Mimi umeze neza ma humura ayo marira nayibyishimo kandi ikintu kiza cy'aya marira ntabwo yarira asubira mu rugo ararira n'ubundi akomeza kwa Bobo. Urabazi wowe aya marira nicyo kikwereka ko ari amarira meza cyane. Bosco ndagira ngo ijambo ni ryawe nonaha njye kuguha microphone urajya utera intambwe uvuga ijambo rimwe turi komera amashyi irindi rimwe turi komera amashyi irindi rimwe turi komera amashyi kugeza ugeze kuri Mimi umuhobere mufungane bukwasi ibindi turategereza. Ujya mu gitabo ya Imitoma wajya gurara umutera ubu none tugiye kubivugira ku mugaragaro. Mimi mwiza ndagukunda tuzabana akaramata misaya myiza bwiza budashirirora mwiza wanjye amazina yose twagiye tujye twese turajya dukurizamo amashyi kuri buri nteruro rusoje twagiye. No munsi nategereje igihe kinini. Urajya ukubita tutatu nategereje igihe kinini dukubita n'amashyi. Twagiye tangira. No munsi nategereje igihe kinini. Oya rimwe twajya dukubita rimwe tangira gakeya. No munsi nategereje igihe kinini. Imyaka yose n'uyu nari ntegereje. Na mu buzima bwanjye byishimo ntibyari byuzuye. Nanyuze muri byinshi ntazi ko ntazongera guseka ariko uyu munsi ni ibyishimo byanjye. Vuga ngo tuzabana ibihe byose nzagukunda amashyi menshi cyane. Ufungane bukwasi muhobere mama shenge. Mimi nawe byo guhoberana wagira ngo yagize muri segonderi. Muhobere usinzire nushaka wicure turagutegereza. Alokoshe mana nyakashane nibesha mama shenge. Umuntu udafite ishyari yatanze amashyi menshi n'impundu ndi. Alokoshe mana niko do muzamuke na hariya mwongere muhoberana mwongere na hariya. Ibintu byo guhoberana uyu munsi murabikora inshuro nyinshi zishoboka. Alokoshe mana iyi kopure wayanga no kuri mana we yahinga muri kaburimbo. Nokoshe ndi hagarara hariya hica Mimi. Alokoshe mana ongera muhobere mwongere muhoberane noneho bare egerayo pare egerayo muhoberane bya bindi bya bien. Wow. Aya abandi bakobwa bari kuvuga atari ko mana ubu nge nzahobera umusore gutya we hateranye. Alokoshe mana komeza ufata aho hantu warufashe ni heza Mimi ongera uhafate yego ryama sinzira. Alokoshe mana yes we ngaho mutambirize impeta nziza cyane muhereze musumba zose uretse nuko zamura musumba zose. Uyu munsi witeka yabyemeye ko Mimi abaye wa Bobo kumugaragara imiryango yateranye ati ndagukunda mwiza wanjye. Ariya magambo yafashe muri kamera uzajya uhora uyibuka. Wow, Mimi arishimye, very excited. Amashyi menshi cyane. Wow. Iyi ni impeta